igihe kirageze kugira ngo Imana iboneke. Genda uteranya abayisiraheli bose, uhamagaza abahanuzi ba Bayali ukari 450, uhamagare n'abashera 400. Niturangiza 450 durire ku musozi Karumeli, aho Imana nyamana igiye kugaragarira, aho Imana ishoboye so igiye kuboneka. Ariko wazamuye haleluya ko naco bitwaye, wateye haleluya ko naco bitwaye. Ariko Imana igaragare cyangwa igaragare. Haleluya. Imana yigaragaza. Bageze ku musozi Karumeli, arangije ababwira ibintu bibiri. Arababwira ngo mufate inka ebyiri z'ibimasa, umwe mufate imwe nanjye mu mpindi. Noneho tugiye kureba Imana y'ukuri iyo ariyo. Iyo Mana y'ukuri niyo nyamana igiye kugaragara. None mwubake igicaniro ntimucane, mutemagurire iyo nka, nimurangiza musenge, muhamagare Ashera na Bayali yanyu bize bisubirisha umuriro mudacane. Nanjye niko ndi bubigenze. Imana iri busubirisha umuriro, araba ariyo Mana yo gukurikirwa, araba ariyo Mana nyama. Ngo bava ku manywa mu gitondo bageza ku manywa y'ihanga, nta n'ikintu gipfiri. Reka nkubwire ijambo rimwe, birababaje gukorwa n'isoni imbere y'ibyo wiringiye bitari Imana. Wirirwa ubibwira ngo ko bitankorera, ugazubira ati mupfumu wanjye ko mbancinda sago nkanababagotera nk'umuti bikanga ko bitankoreye. Igihe kirageze ngo bijyange burundu. Kizima wageze hano, genda ubijugunye ntabwo bizakora. Ngo barakomeza baragerageza ngo Eliya arababwira ati ariko mwikebagure murebe kibumvira ahigi Imana zanyu zikunda amaraso. Ngo barikebagura ngo biranga. Ngo bigeze mu mugoroba bavuga ngo nk'aya masaha Eliya arababwira ati rero itabumve kuva subuhi kugeza amasaha, noneho muceceke mugire mute, nanjye reka mbikore. Ngarabanza afata amabuye 12, vuga ngo 12, ngo asana igicaniro cya Isiraheli. Byasobanuraga icyo aya mabuye? Byasobanuraga ko yasanaga igicaniro avuga ati Uwiteka barakwimuye ariko bagirira imbabazi, ugirira imbabazi Isiraheli. Uyu munsi ikiganza cyawe cyongere kwiyerekana hano Isiraheli kuri umusozi Karumeli, zongere kumenyekana, zongere kumenyekana. Haleluya. Ngarangije ngacukura ngo no mu mpande z'icyo gicaniro ngo yuzuzamo amazi. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ngo yakamije inyanja itukura, abayisiraheli bakambuka, ntabwo yananirwa kugaragara hano hantu. Aranababwira ngo noneho sasa mutagira ngo ubu butaka ngiye gukoreraho ngewe ubwanjye ari ibyo nashyizemo biturika. Mufata amazi mwuzuza inshuro, musuke hari inshuro mushaka, ngo mugisuke hejuru y'icyo gicaniro, basinya amazirerembe mu mazi, ubundi senge. Ngo barangije ngo barazana ngo intango z'amazi, basukaho inshuro ya mbere, basukaho inshuro ya kabiri, iya gatatu basukaho, iya kane basukaho, iya gatanu basukaho, iya gatandatu basukaho, bakora ikosa basukaho n'iya karindwi. Umwuzuro w'iki? W'Imana. Hagati nitubona iyi Imana n'aya mazi iki gitambo kiri kurerembamo, umuriro watsi, turemera. Uzi ko hari abantu bavuze ngo turebe nazashaka tuzemera, nazabyara tuzemera, nazabona akazi tuzemera. Imana igiye kwimenyekanisha ku buzima bwawe, kariyo Mana. Niba ubyakiriye haguruka utere haleluya. Haleluya. Arambura amaboko aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi, today, leo, now, today, all should we bimenyekane kuri Uwiteka Imana, kandi ko
ari wowe ugarura imitima y'abakuvuyeho bakongera kukwizera, bakongera bakabona imbaraga za nyumvira. Uwiteka nyumvira kugira ngo bimenyekane. Uwiteka rero ndamukunda, bamwita utateteza, bamwisuza udatinya guseruka, rukomeye, ni umwami w'abamarahambaye. Vuga ngo arakomeye. Satira mugenzi wawe mubwiye ngo arakomeye. Abamwisunze ntibazakorwa n'isoni, keretse abamwisunga ku munwa, mu bikorwa bakamujya kure. Abo ngabo bamukoza isoni ahataboneka, akabazibakoza ku mugaragaro izuba riva. Ndashima Imana ko yandinze kandindira n'umuryango, izina ryayo rishyirwe hejuru. Ndashima Imana ishimwe nyamukuru ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, Imana yankuriyeho guhuma amaso. Amena. Twari turangije kuririmba, nicaye hariya numva rino jisho rijimwe imisonga myinshi cyane, numva ncitse intege, numva nanaryama cyangwa se nkanataha, numva umutima umbwira ngo nintaye. Ariko ndashima ikiganza gikiza Imana yashyize mu muti ukomeye. Dadi, Imana wo mwijuru gukomereza amaboko mushumba wanjye, bya bintu birakora. Kera dadi yajyaga tubwira ngo I dig mean gid, ngo igitangaza ni nona. Haleluya! Nanjye ndashima Imana ko nabonye igitangaza cyako kanya akimara kunkora ku mana. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya! Kristiya tambuka shima Imana. Haleluya. 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 Amen. Sinashima. Amen. Ihagaze imbere yanyu ndi umusore ushima Imana. Magaze imbere y'Imana nshima Imana. Muri ibitangaza yankoreye biciye mu mushumba wacu Dadi. Dadi Imana igiguha umugisha. Abari bahari gihe bansengeraga n'abasha kugenda ni bande. Ndashima Imana ko ubu ngenda nkaba nkora n'umurimo wayo naki. Nagira ngo Dadi aje mushyikirize ishimwe nari namuteguye. Dukomera Imana amashyi menshi cyane, nimbe ntashye ariko komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Niba warabonye imirimo y'Imana, komera Yesu amashyi menshi. Ariko murabyibuka bamuzana bamuteruye atabasha kugenda, ababonye Imana ikiza live, ayafatira mwegeranye umubwiye ngo yakoze live, na n'uyu munsi irakora live ku buzima bwawe wateye. Haleluya. Shimiye Uwiteka Imana igira neza, wagiriye neza uyu mwana wawe bw'abanzi bari baramuhinaritse badashaka kazongera kwigenza n'amaguru yombi. Gihe twasengaga uratubwira ngo umutandukanyije n'ibitambo n'ibitereko za Satani, uramukiza biramenyekana, icyubahiro kibi cyawe. Agarutse kugushimira, atanze ituro ryo kugushima rikubera uruke kwica buri migambi yose ya Satani n'abadayimoni, bimenyekane ko wihesheje icyubahiro. Urakoze, ni mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Twumve takiya shima Imana. Wanjewe shima Imana, uwakubatuye shima Imana, uwera udahemuka. Haleluya. Amen. Amen. Ndashima Imana yo yanyijije igihe nari meze nabi ndenda gupfa. Ndashima Imana ko yandokoye. Umera Imana icyubahiro. Ikindi nshimira Imana, nari mfite ideni rinkomereye cyane rihora rintera ubwoba. Ndashima Imana ko nabonye igitangaza cyayo yarinyishyuriye. Haleluya. Amen. Muyimera icyubahiro. Yapfiriye ibyanjye byose, iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu yitanze Kalvari.
iyo twizeye irakomeye, iyo twizeye dufite zamura ibiganza byawe n'ibigiye kukumvira muri uku gusenga. Imana n'ibigiye kukumvira amaboko hejuru. Twihute dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana yumva amasengesho, iyo twizeye ab'inyuma babona amaboko hejuru, bibaza Imana yakubwira amasaha. Tutaricara, fata uwo mwegeranye, mubwire ngo akira ijambo ry'ubuhanuzi. Mubwire ngo Imana yera ya Isiraheli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ikoresha umuhanuzi w'Imana Papa King, ivuganye nawe aka kanya, iravuze ngo igiye kwimenyekanisha ku buzima bwawe, ariyo Mana wiringiye. Haleluya. Abakuvuze bose bakavuga ngo Imana ye yasenze, ese iri hehe? Reka nangaze itangazo, bagiye kuyibona, bagiye kuyibona. 3, 4, 5, 16. Haleluya. Uyu mwaka utararangira, ndahanuye nk'umuhanuzi mpagaze kuri uru ruhimbi rw'Uwiteka Imana Nyiringabo. Abakuvuze nabi, Imana igiye kurabareba ijisho ry'igitsura. Uyu munsi Imana impaye ubuhanuzi bukomeye ku buzima bwawe, buri buvuguruze amagambo so wanyu yakuvuzeho. Aya magambo Imana impaye ni ijambo ry'ubuhanuzi. Imana iravuguruza amagambo nyogokuru yapfuye yakuvuzeho. Imana aka kanya ineretse mu mavuta yo kuguhanurira ijambo ry'umugisha rivuguruza karande zahuvuka. Haleluya. Ratosi katite by fire. Haleluya. Ronene sito kiba. Haleluya. Ibo shide by. Amen. Tiwa my fire. Haleluya. Reba shika. Haleluya. Tolewa by. Reba shikai by. Haleluya. Yeah. Thank you Jesus. Ariko mumbabare nsoma ijambo hano. Ribo fa tujyagase. Fatira mugenzi ngo topic uno munsi. Mubwiye ngo Imana igiye kwimenyekanisha ku buzima bwawe. Kariyo Mana. Kariyo Mana. Mubwire ngo kariyo Mana. Itangazo. Papa King ni umukozi w'Imana. Haleluya. Papa King ni umukozi w'Imana. Haleluya. Tolewa maifo. Akakanya ndahanuye
imana igiye kwimenyekanisha kariyo imyaka yari ibaye myinshi warubabaye bari baravuze ngo tuzareba imana asenga reka nkubwire bagiye kuyibona Hallelujah. bayibone niboneke ribafa ebaywa Hallelujah. niba bari buyibone mu buzima bwawe tanga abandi haleluya. Amen. Hallelujah. ariko mbabara nsomira ijambo duhagaze ndashaka kuguhanurira. Nabonye message yawe kadusomira ijambo ribonetse mu gitabo cy'abami ba mbere twiyuse ibice bya 18 3:6 na 3:7 turasimuka dusome 3:9 passage Afrika bihorewe kamutu play God. Amen. Amen. So we at the home. Hallelujah. Dusome igitabo cy'abami ba mbere ibice 18 murongo wa 36 tugeza kwa 37 turasimbuka tujye kwa 3:9. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko agejeje igihe cyo nukagejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya sogokuru Abrahamu n'umwana we Isaka n'umuzukuruza uretse ariko nyatondekanye mu bisigibisigi byazo aravuga ngo Uwiteka Mana ya sogokuruza Abrahamu, Imana y'umuhungu we Isaka, Imana y'umwuzukuru we Yakobo. Isiraheli uyu munsi bimenyekane kuri wowe Mana. Yari uyu munsi tubiswe mu cyongereza today mu gifaransa aujourd'hui c'est today aujourd'hui that is miracle in the name of Jesus. Twavuze cyane amen. uyu munsi bimenyekane kuri wowe Mana. Umunsi bimenyekane kari wowe Mana mu Isiraheli kandi ko n'umugaragu wawe abankozi ibyo byose ubw'ijambo ryawe nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana aho mvuka, kugira ngo aho ntuye, abo tuziranye, abo twasenganye, abo dukorana umurimo, Uwiteka nyumvira alatosika tidebaye, aho nkorera, abamvuze, abansebeje, abamwajije, abamvuze nabi, kugira ngo bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ukarura imitima yabo. 3:9 ubundi 3:9 karabaye neza. Haleluya. maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Mfatiro mwegenye mubwire ngo umushumba guteretse mu mavuta, mubwire ngo akakanya gushize mu mavuta, mubwire ngo Imana yamubwiye ngatangariza iteraniro n'isi yose n'abadukwirikiranye bari muri Amerika, bari muri Australia, bari muri Canada, bari mu Budage, bari mu Bubiligi, bari muri France. Imana
Imana iravuze igiye kwimenyekanisha ku buzima bwawe. Hallelujah. Hallelujah. Kariyo mama. Kariyo. Reka nkubwire ijambo rimwe. Hallelujah. Igihe kirageze. Amen. Icyatsi n'ururo bikagaragara. Hallelujah. Igihe kirageze. Hallelujah. Uwasenze Imana akagaragara, n'abadasenga bakagaragara, n'abubahisha Imana bakagaragara, n'abatubahisha bakagaragara. Wazamuye haleluya. Hallelujah. Amen. Icara mu kuboko kw'Imana mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mugisha wawe. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mbabazi z'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu neza y'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu masezerano. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu neza y'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mavuta. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mbaraga z'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mavuta y'Imana. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu ntebe ya mukazi. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu mugisha wawe. Amen. Haguruka mu izina rya Yesu. Icara mu ikamba ry'ubugingo uzambika. Amen. Amen. Hallelujah. Mabwira ijambo ry'ubuhanuzi. Imana yambwiye ngo irambiwe agasuzuguriro, irambiye igisuzuguro cy'abatubahisha Imana bashyize ku buzima bwawe. Igihe kirageze Imana ikesha icyubahiro, bakazamenyera hamwe kari Imana wasenze. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Hallelujah. Imana ihimbaze. Kino gihe reka ncemo gatoya ubundi nindangiza mbahanurire, kuko Imana iri kumvugana namwe. Kuri bamwe muri mwe mwaje hano, hari ibyo Imana yatangiye kumbwira. Alasikoti de bonef. Kino cyari igihe icyubahiro cy'Imana, avuga nk'icyubahiro cy'Imana bari baragitesheje agaciro. Bari barasuzuguye abantu basenga, bari barasuzuguye abantu bubaha Imana, bari barasuzuguye abantu bavugana n'Imana. Kubw'umwamikazi Yezebeli, umwamikazi wahawe, Bibiliya iravuga ngo akimara kwicara ku ntebe y'ubwamikazi yasuzuguye Imana, asuzugura n'abakozi bayo. Kubera iki yabasuzuguye? Yari afite umugenzo w'ibyo yizereragamo z'Imana z'iwabo. Ahabu yamushatse atazi kazazizana izo mana z'iwabo ngo azigeze mu muryango. Bibiliya iravuga ngo mu gitondo kimwe Ahabu azindutse mu gitondo asanga umugore we Yezebeli yikubise imbere y'ibigirwamana arimo arabiramya. Aramubaza ngo icyo wakoze ni iki? Aramubaza ngo ikizi. Hallelujah. Ibi bintu wagisanye muri Isiraheli ni ibiki? Wibagiwe ko Isiraheli ifite Imana ikagira n'abahanuzi. Ifite Imana Isiraheli ifite n'abahanuzi. Haravuga ngo no, abanuraga mu izina ry'Uwiteka bazahinduka banura mu izina rya Bayali na Ashera, ibigirwamana byo kwa sekuru aho nkomoka. Abari kavu twese cyane ngo amen. Uhereye uwo munsi Yezebeli atangira kuyobya abantu, akababwira ko Ashera nayo ishoboye gutanga urubyaro nk'Imana yo mu ijuru, akababwira ko Bayali nayo yatanga amahirwe nk'Imana yo mu ijuru, akababwira ko Dagoni nayo yatanga iby'Imana yo mu ijuru itanga. Vuga ngo barishuka. Fata umwegenye mubabwiye ngo barishuka. Nta muntu n'umwe
uzahwana n'Imana. Mubwire ngo uzahwana n'Imana. Ibyo bakizera byose, ibyo bakora byose, Imana izahama ari Imana, izahama ari namba, ari namba. Wate haleluya niba byakiriye. Hallelujah. Ako kanya Ezebeli atanga itegeko, aravuga ngo udahanura mu izina rya BANA agomba kwicwa. Abari abantu bizeraga Imana, abari abakozi b'Imana benshi batinya urupfu, ngo bahita bahindukira bajya kuhanura, bakajya bavuga, bamwe bavugaga ngo Uwiteka aravuze, bakavuga ngo Ashera aravuze, Bayali aravuze, Dagoni aravuze. Vuga ngo icyubahiro cy'Imana kirazamuka kisubirira mu ijuru, bitewe n'abantu bakizeye imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana baragitakaza, kisubirira mu ijuru. Bakugeraga ati uremera guhanura mu izina rya Ashera na Bayali, atoya inkota umutwe bakawukuraho ako kanya. Benshi rero nta muntu ukunda gupfa. Iyo bageze imbere y'ibyabahitanira ubuzima, bakora n'ibishoboka byose nubwo byaba bimeze gute, ariko ntibapfe. Ariko Kristo ndamukunda, yaravuze ngo ukunda ubuzima bwe kubwo kwanga Imana azabubura, ariko ubwanga kubwo gukunda Imana azabukiza iteka. Hallelujah. Tavuze ngo amen. Amen. Icyo gihe hasigara umukozi w'Imana umwe witwaga Eliya. Eliya ntiyigera yubahiriza ibyo Ezebeli ashaka. Arangije ubwo aratinyuka, ajya imbere y'ibwami, arababwira ngo kubera ibyo mwakoze, kubera ko mwimuye icyubahiro cy'Imana mukimika ibigirwamana BANA, uhereye aka kanya, avuga ngo uhereye aka kanya imvura ntizongera kugwa mu gihugu. Ahita avuga ati ndayitwaye mu mufuka, arisohokera. Ko mukunda ijambo ry'Imana? Udakunda ijambo ry'Imana ntazasengera, ariko urikunda azasengera. Tavuze ngo amen. Hallelujah. Ngakigenda haba arinjira, abagaragu be baramubwira bati tubonye ishyano muri uyu muryango, tubonye ishyano muri Isiraheli. Hano havuye akagabo kagufi k'imwemi cya kabiri kikaranga, ni akanyaruhara gakenyeje umushumi w'uruhu, kavuze amagambo akomeye, karavuze ngo imvura ntabwo izongera kugwa mu gihe kingana n'amezi 3 n'imyaka 3 n'amezi 6, ntabwo izongera kugwa muri iki gihugu. Arababwira tubone Eliya w'itishubi. Ako niko kagabo. Ariko ngo Eliya kigenda, ariko abantu b'Imana bavugana n'Imana mujye mubitondera. Ngakigenda ngamenya ko bamuvuze kandi atari kumwe nabo. Nako akundi tumenya batuvuze tutari kumwe nabo, si byose. Aravuga ati banyise akagabo, bagize ngo natinya habo, reka asubire. Asubirayo ati Nyagasani dore aragarutse, ati no, nari nabagiriye n'impuhwe, n'ikime cyose, Hallelujah. cyose ndagitwaye. Ahita yigendera, aravuga ngo n'ikime hagize gute yemwe. Ayayayayayayayaya. Hallelujah. Kubera ko icyo kintu gikoze mu izina ry'Uwiteka, ijuru rihita rivugana na Eliya riramubwira ngo mwana wanjye, kubera yuko wowe utemeye kumera nk'abariya bagiye gukorera iziriya mana z'abanyamahanga, bagiye gukorera Ashera na Bayali, dore imvura ijuru rirayihagaritse. Kubera ko ijambo riravuga ngo icyo muzahagarika mu izina ry'Uwiteka
no mu ijuru kizahambirwa. Icyo muzabohora mu izina ry'Uwiteka no mu ijuru kizabohoka. Aka kanya imvura irahagaze, amasoko yose agiye gukama. Aramubwira ngo ariko mwana wanjye, vuga ngo mwana wanjye, vuga ngo mwana wanjye, kubera yuko utakoreye biriya bigirwamana, kubera ko utagize gute, utabikoreye, amasoko agiye gukama. Abantu bazasonza, abantu bazicwa n'inzara, ariko wowe kubera ko ni ritopide fo eleba ku leta yawa, kuko n'Uwiteka Imana yawe hari agasoko nakuzigamiye uzicaraho. Ako gasoko kitwa Ikereti. Ako gasoko ntabwo kazakama, nzakagutungiraho. Manuka wicare kuri ako gasoko. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Abantu bagiye kubaho, abantu bagiye kubaho neza ni abantu bavuganye n'Imana, bahamije Imana, Imana yababekiye Ikereti, bagiye kuhanywera. Kandi haleluya, n'uwo wanyweraga hari harakamye. Ushobora kumbaza ati ko nari mfite akagezi kakaba kari karakamye. Ndi hano nk'umuhanuzi kukubwira ijambo rikomeye ngo uyu munsi Imana iragutwara Sarafati, nawe ugiye guhura n'umuntu w'umumaro ushobora gutunga ubuzima bwawe. Ariko 2, 3, 4, 5 wazame. Amen. Imana ihimbaza. Hallelujah. Reka mbabwire Uwiteka Imana ishoboye byose. Kambabwire Imana ifite imbaraga. Imana itameze nka za zindi zo kwa Nebukadinezari, zifite amatwi n'izumve, zigira munwa zitavuga, zifite amaso atareba. Reka mbabwire Uwiteka Imana yampamagaye muremyi w'ijuru n'isi, ashoboye zose. Hallelujah. 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 Amavuta Ukayicarira kukageza, ko wahagurutse kukageza. Mu gihe benshi inzara iri kubarya, igikona Imana ikakibwira ngo wagikonawe. Uyu munsi uriyiriza mpaka urongera kurya umugaragu wanjye amaze kikagenda igikona. Wa kivuga ngo kikarya mbushi. Ibwami barimo bakaranga inkoko y'umwami, kikayivizira, kikamwibagiza kandi karungo kandi kitwa tungurusumu. Si ngombwa ko turya tungurusumu turi kukageze, ahubwo turya iby'Imana yahaye umugisha. Ariko wavuze ngo amena, twavuze ngo amena, twese cyane amena, twese cyane amen. Si ngombwa. haleluya. Kikagenda kikarya mbushi, akajya mu nzu atereka nzana udutunguru, kambe nziteruye nzishyire ku ruhande. Vuga ngo Imana ikabategeka kuzikuraho kugira ngo zitacyotsa, kikarekurira mu nzira, zikabanza zigatumuka, kikayikubita. Kikaguruka cyagera hejuru ya Eliya, ati kigasubira amati. Eliya akaba yarebye, akahita yitegura ahantu inkoko igomba kumanukira. Vuga ngo tayari, itaguye hasi, akaba arayisamye. Witeka tatansiyo, wirya umutsima utaraza utaza guhaga, ukavuga umutsima ukawusigaza. Twavuze ngo amen, ikamubwati busenga, ariko twavuze ngo amen. Ikaba igikona kiramurebye ati ndaje, ngize gute. Kigacomoka kikareba umubyeyi umaze kuvuga umutsima kabisa, noneho akawusuka ku iparato,
vuga ati umutsima umeze uku ntabwo ujyana imbere y'umwami umeze uku, reka njye kuzana agasani ko kubumbabumba bya bindi ababosi murya sibyo bwabutse wa mutsima murya ubumbabumbye, ariko mana we uzi ko bawukandisha n'agasani ka parasitiki kugira ngo urye umutsima mwiza, ariko umukozi akizanye yishimitse ntacyo wakoramo, warabaye bose kereka natwe twababaye nitwe twita tugikata, ariko narabuhaze mwihanga kikahita giterura umutsima kikazamukana umutsima cyagera hejuru ya Eliya ati oh, kikarekura garaguye Imana akarya umutsima akafata inyama yibereye ku kagezi. Bibiri iravuga ngo igihe kimwe ngo inzara iratera mu gihugu, abantu baravuga ngo igitumye inzara itera nuko imvura yacitse, imvura itakigwa. Twavuze ngo amen. Bavuga ati mushaka uriya mugabo witwa Eliya, ngo watuma badi yagushakisha Eliya, ngaragenda ahura nawe aramubwira ati Eliya umwami ahaba aragushaka, wateje umuruho abayisiraheli barashonje. Arababwira ngo no, genda umubwire duhure, genda umuzane, umwana warinze amavuta ye, genda umuzane. Umwami aramubwira ati nagusigaho nkasanga wahava, ati ndahari muzane. Ahabu yurira igare araza, ageze imbere ya Eliya aramubwira ngo niwe Eliya w'itishubi n'umuruho wateje abayisiraheli. Aramubwira ngo sinjye, ni wowe n'inzu yawe, kuko mwimuye Imana ya Isiraheli mukimika ibigirwamana, ibyo nibyo byatumye mugira umuruho. Reka nkubwire ijambo rikomeye, mbwira mugenzi wawe ngo niwimura Imana uzagira umuruho, niwimika abapfumu. Ubu ngubu Bayali na Ashera na Bayali bisigaye biboneka muri ya miti mwisiga, muri ya miti y'abapfumu babango n'abaganga. Aho ngaho niwimura Imana kazakubaho. Aramubwira ngo ahubwo igihe kirageze kugira ngo Imana iboneke, genda uteranye abayisiraheli bose, uhamagaza abahanuzi ba Bayali ukari 450, uhamagare n'abashera 400, niturangiza 450 duhure ku musozi Karumeli, aho Imana nyamana igiye kugaragarira, aho Imana ishoboye so igiye kuboneka. Ariko wazamuye haleluya ko ntacyo bitwaye, wateye haleluya ko ntacyo bitwaye. Ariko Imana igaragare cyangwa igaragare, Haleluya. Imana yigaragaza, Imana y'ukuri igiye kugaragara. Izi bipapiro igihe cyazo ngo kirangire, hagiye kugaragara Imana y'ukuri. Niba ari wowe ugiye guheraho yiyerekana, se amen. amen. Twese cyane amen. Imana ihimbazwe. Aramubwira ngo duhurire ku musozi Karumeli. Abahanuzi ba Bayali baraza, Eliya nawe ati reka tugende. Yihagurukira ku kagezi, arabanza kubitamo andi mazi, aravuga ati ndanagenda mpazi. Ngaragaza icyo itware nk'umuntu wariye. Ariko bageze ku musozi w'i Karumeli, arangije ababwira ibintu bibiri. Arababwira ngo mufate inka ebyiri z'ibimasa, umwe mufate imwe nanjye mu mpindi. Noneho tugiye kureba Imana y'ukuri iyo ariyo. Iyo Mana y'ukuri niyo nyamana igiye kugaragara. Noneho mwubake igicaniro, ntimucane, mutemagurireho iyo nka, nimurangiza musenge, muhamagare Ashera na Bayali yanyu bize bisubirisha umuriro mudacane. Nanjye niko ndi bubigenze. Imana iri busubirisha umuriro, araba ariyo Mana yo gukurikirwa, araba ariyo Mana nyama. Ngo bubaka igicaniro cya Ashera na Bayali, bararika iyo mfizi, ngo baravuga ngo Ashera twumvire, Bayali twumvire.
ngo bava ku manywa mu gitondo bageza ku manywa y'ihanga nta n'ikintu gipfiriye. Reka nkubwire ijambo rimwe, birababaje gukorwa n'isoni imbere y'ibyo wiringiye bitari Imana. Wirirwa ubibwira ngo ko bitankorera, ugazubira ati mupfumu wanjye ko mbancinda sago nkanababagotera nk'umuti bikanga ko bitankoreye. Igihe kirageze ngo bijyange burundu. Kizima wageze hano, genda ubijugunye ntabwo bizakora. Imana yera Yesu ikorera hano muri Rehoboth Miracle Church International niyo Mana nyama. Ngo barakomeza baragerageza ngo Eliya arababwira ariko mwikebagure murebe kibumvira ahigi Imana zanyu zikunda amaraso. Ngo barikebagura ngo biranga, ngo bigeze mu mugoroba bavuga ngo nk'aya masaha irarababwira rero itabumve kuva subuhi kugeza amasaha, noneho muceceke mugire mute nanjye reka mbikore. Ngarabanza afata amabuye 12, vuga ngo 12, ngo asana igicaniro cya Isiraheli. Byasobanuraga icyo aya mabuye? Byasobanuraga ko yasanaga igicaniro avuga ati Uwiteka barakwimuye ariko bagirira imbabazi, ugirira imbabazi Isiraheli. Uyu munsi ikiganza cyawe cyongere kwiyerekana hano Isiraheli kuri umusozi Karumeli, zongere kumenyekana, zongere kumenyekana. Haleluya. Ngarangije ngacukura ngo no mu mpande z'icyo gicaniro ngo yuzuzamo amazi. Byasobanuraga iki? Byasobanuraga ngo yakamije inyanja itukura Abayisiraheli bakambuka, ntabwo yananirwa kugaragara hano hantu. Aranababwira ngo noneho sasa mutagira ngo ubu butaka ngiye gukoreraho ngewe ubwanjye ari ibyo nashyizemo biturika. Mufata amazi mwuzuza inshuro, musuke hari inshuro mushaka, ngo mugisuke hejuru y'icyo gicaniro, basi inyama zirerembe mu mazi, ubundi senge. Ngo barangije ngo barazana ngo intango z'amazi, basukaho inshuro ya mbere, basukaho inshuro ya kabiri, iya gatatu basukaho, iya kane basukaho, iya gatanu basukaho, iya gatandatu basukaho, bakora ikosa basukaho n'iya karindwi. Umwuzuro w'iki? W'Imana. Agati nitubona iyi Imana n'aya mazi iki gitambo kiri kurerembamo, umuriro watsi, turemera. Uzi ko hari abantu bavuze ngo turebe nazashaka tuzemera, nazabyara tuzemera, nazabona akazi tuzemera. Imana igiye kwimenyekanisha ku buzima bwawe. Kariyo Mana, niba ubyakiriye haguruka utere haleluya. 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 Bigiye kumenyekana. Kariyo Pes, amen. Amen. Imana ishimwe. Ngo Eliya arangije arambura amaboko ngo isi yose mwitegeye, Isiraheli mwitegeye. Abantu z'Abaya n'Abasheri bavuga ati twebwe byanze kwaka, nta n'amazi ariho, noneho tugiye kureba ko byaka harimo n'amazi. Abakwigereranyaho nuko batakuzi, ariko babaramutse bamenye uriwe n'uw'Imana yakugize ko. Ntabwo uri icyo abantu bifuza kuba cyo, ahubwo uri icyo Imana ishaka kuba cyo. Haleluya. Arambura amaboko aravuga ngo Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi, today, leo, now, today, all should we bimenyekane kuri Uwiteka Imana, kandi ko ari wowe ugarura imitima y'abakuvuyeho
bakongera kukwizera, bakongera bakabona imbaraga za nyumvira. Uwiteka nyumvira kugira ngo bimenyekane. Uwiteka rero ndamukunda, bamwita utateteza, bamwisuza udatinya guseruka, rukomeye, ni umwami w'abamarahambaye. Vuga ngo arakomeye. Satira mugenzi wawe mubwiye ngo arakomeye. Abamwisunze ntibazakorwa n'isoni, keretse abamwisunga ku munwa, mu bikorwa bakamujya kure. Abo ngabo bamukoza isoni ahataboneka, akabazibakoza ku mugaragaro izuba riva. Lito simai. Hallelujah. Engol masha. Hallelujah. Reka mbabwire ijambo rimwe. Nukuri abantu biringira Imana ntibazakorwa n'isoni. Umugabo umwe Eliya, bawisubire hari Eliya, ubwo gwero uwo munsi te witwa Eliya. nuko nta Hallelujah. Twavuze ngo amen. Amen. Umugabo umwe baherutse kumufata, yakoreraga Imana, baramufunga. Bamaze kumufunga, uwo mwana yari umugome wo mu gihugu kimwe, aravuga ati uyu muntu azicwe n'inzara. Niba Imana, iyo Mana ifite ubutware koko n'ubushobozi, yirirwa abwira abantu ko itabara, yirirwa abwira abantu ko ikiza, yirirwa abwira abantu ko irengera, nawe ni murengere. Tubirebe. Maze ngo barangije ngo bamufungana n'ikibazo cyuzuye amazi, ngazanywa amazi amwice. Tekereza umuntu washonje kumuha amazi. Ngo umunsi wa mbere baramufunga, uwa kabiri, uwa gatatu atarya. Uzi ko ari akantu Imana ijya yemera ko kakugeraho kugira ngo irebe niba ya mavuta yarimo, ariko niyo yarimo, niyo byaza bimeze bite, uhagarara mu mbaraga ugahamya gushobora kw'Imana. Tuvuge ngo amen. Hallelujah. Ngageze ku munsi wa gatatu ngahita yinjira mu masengesho. Uvuga ngo amasengesho. Atangira guhamagara Imana, ahamagara amavuta y'Imana. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, ngiye kukugaburira. Bazagusura ku munsi wa 21 warabyibushye. Waragize ute? Vuga ngo warabyibushye. Vuga ngo agumye arayasenga. Noneho ngagiye kumva yumva mu nguni y'iyo nzu yari afungiyemo akantu kari gushorogotora. Agiye kubona ka kantu gashorogotora, ngabona hasa nk'apfumutse umwenge. None ngarebye abona ni ipusi titoka Satani. Titoka ipusi bibyiga. Agiye kuyikubita Imana aramubwira ati tansiyo, wikubita iyo pusi. Irapfumura neza, irarangiza. Noneho uwo mwami, vuga ngo uwo mwami yari afite injangwe, bakayikubita umugati, yarangiza iyo njangwe Imana ikayibwira ati tansiyo, ntukoreho, ikahita ukubita mu kanwa, bakagira ngo irikurire inyuma y'urugo, ikahita yirukanka ikaboneza muri wa mwenge, igacira umugati imbere y'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana akarya umugati, ikamubwira ati ntuwumare usiga akavungu, akagashyira ku ruhande. Ikongera ikagenda, mu gitondo umugati, nijoro umugati. Noneho barangiza bakajya bayihereza, vuga ngo amata bayasuka mu ntuzikanga kuyanywa, ariko bayapfumura gatoya, amwafunze sibyo, bayapfumura gataka bari bwiyeme, ikahita izinga igafatiraho, ikirukanka ikageramo, akinywera amata, ikamubwira ati urambonye. Ugize gute? Urambonye. Ngo 21 irarangira, ngo baje kumureba, ngo bazi ko yapfuye. Bumva ari muri hambarati, hambarati, hambarati,
siyabona siyabona Yesu siyabona Yesu siyabona siyabona Yesu siyabona ariko se inguteti twafunguye umuntu arababwira baramufunga bamuga ati niriye banga wakoreshe kugira ngo ubeho aravuga ngo ya mana yanjye yarantunze noneho akiri aho ngaho umwami arimo yibaza undi amwereka ubuvungu bw'umugati ati do turabona ko nari umugati ndetse se ko hano nta mugati wahabaga byagenze bite agiye kubona ya pusi iragarutse n'umugati arebye asanga ni pusi wewe yewe uziko yasanze ari pusi ye yasanze ari kumbi yari yaramushyize mu kigeragezo abari nawe Imana ikoresha abari w'Imana ikoresha akajya kuri supermarket agatahana umugati. Amen. Hallelujah. Yo guha amapusi kumba agiye gutungura impunzi imbohe. Reka nkubwire ijambo rimwe, Imana yawe igiye kwimenyekanisha kariyo Mana muri iri sengesho tugiye gukora. Imana igiye kugaragara. Ndashaka ko wizera Imana, ibindi bintu byose bitari iby'Imana ukabizinukwa. Utawujugunya iyo miti bakubwiye ngo izagukiza izo ndwara, izagukiza abo badayimo, izagukora inyatsi na karande, ujugunye n'ubundi abo wagiye kubyivurizaho basa nk'inyatsi bateye nkazo, baranarwaye baracumbagurika. Ko niba kabayobye ngo tukujyanye ku mupfumu gukiza inyatsi nawe asa nkazo. Reba urusaza rumeze ngo, urujeje rumeze ngo, ego koma mukayobe. Hallelujah. Mureke Imana igaragare. Hallelujah. Uwiteka arashaka kuza kwimenyekanisha. Wowe mwemerere gusa, umwizere, tugiye gusenga. Ndabona hari abazimu bagiye kukurekura, bari barafashe ubuzima bwawe muri iri teraniro. Haguruka tugiye gusenga Imana. Sinzi ikintu Satani yari yaragushizeho, sinzi abakozi ba Bayali na Shehe, sinzi abarozi ibintu bari baragukoreye, sinzi abatumye udashaka, sinzi abatumye utabyara, sinzi abadrara bakuniga uryamye, abakurotesha usambana, abagushizeho umuvumo, abashakaga kugukenyura, abashakaga kukwica, abakwiciye abana, abakutandukanyije n'urugo rwawe, Latosifa my God. Akakanya bagiye kurekura ubuzima bwawe. Tuvuge ngo amen. Abapasita hariya hagati, Esperance ari hagati, Jean Paul n'abagwe microphone agarare hano mukozi w'Imana. Tugiye gukubita ikintu bita abadayimoni. Mume microphone mukozi w'Imana Jean Paul. Hagarara imbere Jean Paul, wijya kure. Tugiye kubakomerera hano. Tugiye gukubita ababazimu bari bafite ubuzima bw'abana b'Imana. Tugiye kubakubita buri muntu wese baroze, buri muntu wese batambye, aka kanya yitavaho bamushyize. Birangurukira uvuge ngo bagiye gusha. Vuga ngo mwami Yesu, mbabarira ibyaha byanjye byose, ahantu hose nakubangikanyije, ngirira imbabazi. Ibyo nakoze nta muntu ndeba, data warandeze, ariko aka kanya ndatuye ibyaha byanjye, ibyatuma utanyumvira byose ubimbabarire. Ubusinzi, ubujura, uburiganya, ubusambanyi, kubesha, kujya mu bapfumu, byose ubimbabarire. Ibyo nakoze byose ubimbabarire. Amaraso ya Kristo Yesu aboneke ku buzima bwawe. Zamura ibiganza byawe bibiri. Latosifa my God. Vuga ngo mwami Yesu, igihe kirageze ukimenyekanisha mu buzima bwanjye, kari wowe Mana. Buri kintu cyose
ikibi cyose bakoreye ku buzima bwanjye bakoreye ku buzima kirekure amahembe ashe ibitega bishe nyabingi zishe inzingo zishe abakonikoni bashe ibitambo bya satani bishe by force by fire ibyararaga bikuniga bigiye kukurekura hari ibitambo bigiye kukurekura tugiye gutera harara 7 sinshaka kubona umuntu udasenga ko mamashi akubita amashyi kukubita amashyi cyane abari kubiteka kubita ibikorwanya n'ibiguhiga abari kubiteka yamurura abazimu ku buzima bwa nyuma yihariro ya 7 Imana irabohora ubuzima bwa zamura pepera ngurya rimwe haleluya kabiri haleluya sukuma gatatu haleluya kane shama forime haleluya gatano ngeraho haleluya gatandatu cyane haleluya iya nyuma winjira gusenga paya injira mu mwuka ayo mashini maceya ayo mashini ntabwo tuyemeye senga ukoma amashi cyane power reka bimenyekane kuri Imana bimenyekane mu buzima bwacu ikane data twese mu byo dukora serya shera n'abayaro bimenyekane mu bana